ibiganiro byubaka ubuzima bwa muntu, indwara zitandukanye, inama ku buzima, nta handi wabisanga usibye ahangaha nyine kuri iyi channel ukurikiye muri kano kanya. Ni Ubuzima TV show, nibyo wahageze. Turagushimira kuba ufashe uyu mwanya ukaba ugiye kudukurikira. Reka tugusabe niba uri mushya ukore subscribe, ni ugukanda mu kamenyetso gatukura kari hasi cyangwa se kanditsemo sabone. Ibyo bihita biguhesha amahirwe yo kuzajya udukurikira n'ubundi mu biganiro tuzajya dushyiraho cyangwa se tugutegurira ubutaha. Uyu munsi rero twaguteguriye ikiganiro cyiza kiri bugaruke ku bintu bitandukanye byagufasha gusinzira neza. Ikaze rero muri iki kiganiro cy'uyu munsi. Gusinzira neza buri wese aba abikeneye, cyane cyane nyuma y'akazi. Kuryama ugasinzira neza bigufasha kubyukana imbaraga zigufasha gukora akazi neza ku munsi ukurikiye. Nyamara rimwe na rimwe ugasanga gusinzira byabaye ingorabahizi kubera impamvu zinyuranye, zaba uko waryamye, aho uryamye, ibibazo binyuranye cyangwa uburwayi. N'ubu utashaka gukuraho imbogamizi zose, ariko hari ibintu wakwitwararika bikaba byagufasha kugira ibitotsi byiza. Ibyo rero nibyo twaguteguriye muri aka kanya tugiye kugusangiza. Turagusaba kudukurikira kugeza iyi video irangiye, nibyo ntekereza ko byagufasha. Ikaze nanone. Ku mwanya wa mbere twaguteguriye iki kigira kiti ryama kandi ubyuke ku masaha adahinduka. Nubwo bigoye kubyubahiriza, ariko gerageza wishyirireho amasaha adahinduka yo kuryamiraho no kubyuka. N'iyo haba muri weekend cyangwa udafite akazi, ukomeze iyo gahunda. Niba ugeze ku buriri ukamara iminota 15 utarasinzira, turakugira inama yo kubyuka ugashaka ikindi kintu uhugiraho, nko gusoma igitabo. Niwumva unaniwe utangiye guhunyiza, usubire kuryama, uzasinzira neza kandi bizakugirira akamaro mu bitotsi, ndetse no ku munsi ukurikiye uzabyuke umeze neza cyane. Ku mwanya wa kabiri, itondere ibyo kurya n'ibyo kunywa. Ntabwo ari byiza kuryama ushonje cyangwa uhaze cyane kuko byabangamira ibitotsi byawe. Ikindi, gabanya ibyo kunywa nijoro. Unirinde ibirimo kafeyine n'ibindi binyobwa bitera imbaraga, kuko kunywa cyane byatera kubyuka ukajya kunyara mu ijoro. Naho ikawa yo turabizi burya ni umwanzi w'ibitotsi. Nubwo abanywa ibitabi bavuga ko batarinyoye batasinzira neza, nyamara burya nikotine yo mu itabi nayo ni umwanzi w'ibitotsi. Nubwo kunywa inzoga bitera ibitotsi by'ako kanya, nyamara burya ntibitinda, kandi iyo ukangutse ntiwongera gusinzira. Ibi kubyirinda bizagufasha kugira ibitotsi byiza. Ku mwanya wa gatatu, gira akantu ukora buri gihe mbere yo kuryama. Ibyo ni ibintu bitagoye, nko gusoma igitabo, kumva umuziki utuje, cyangwa koga amazi ashyushye. Ibi biba byiza kubikora hari urumuri ruke. Wirinde ariko kureba muri telefone cyane cyangwa televiziyo, kuko ubushakashatsi bugaragaza ko urwo rumuri rugira ingaruka mbi ku gusinzira neza. Ku mwanya wa kane, ryama ahantu heza. Ahantu heza burya si ahahenze cyangwa ahari uburiri bw'igitangaza, ahubwo ni ahantu mu bushobozi bwawe hagenewe kuryama gusa. Ahantu heza ho kuryama
hagomba kuba hari urumuri ruke, ndetse bishobotse wamara kuryama urumuri rwose ukaruzimya. Nta rusaku rugomba kuboneka aho hantu, ndetse hakaba hari n'umwuka mwiza. Nibishoboka habe ari ahantu umwuka winjira, hari ahantu umwuka winjirira ndetse unasohokera. Niyo wakingura idirishya nta kibazo biba, niba wizeye umutekano kandi ukaba uryama mu nzitiramibu uniyoroshe ku buryo nta mbeho. Niba icyumba ari gito, si byiza kukiraramo muri benshi kuko umwuka ugabanuka bikabangamira ibitotsi. Ku mwanya rero wa 5, gabanya amasaha uryama ku manywa. Akenshi usanga nyuma yo kurya cyangwa nyuma y'akazi turyamaho akanya gato. Nubwo atari bibi, ariko ubikoze igihe kinini bishobora gutuma nijoro udasinzira neza. Niba rero uhisemo kubikora, ryama iminota hagati y'10 na 30. Nabyo bikore ku masaha ya mbere ya saa 10 z'umugoroba. Niba ukora akazi k'ijoro, ni byiza kumenya kubihindura. Ibyo wakoraga ku manywa ukabikora nijoro. Ibi nabyo bizagufasha. Ku mwanya rero wa 6, kora uturimo tw'imbaraga. Nubwo waba ukora imirimo itagusaba ingufu, ukaba ukora mu biro cyangwa ibindi bisaba gutekereza gusa, gerageza mu masaha ubivuyemo ukore akandi kagusaba ingufu, niyo yaba siporo isanzwe. Gusa nabyo ubigira akamenyero ku buryo uzajya uryama umeze nk'unaniwe, bityo uze gusinzira neza. Ibi bizafasha kugira ibitotsi byiza, maze uze gukangukana imbaraga ku munsi ukurikiye. Ku mwanya wa 7, hangana na stress. Nubwo stress utayihagarika burundu, yaba ituruka ku kazi, abo mubana cyangwa ibindi bibazo byo mu buzima, ariko gerageza uhangane nayo. Kuryamana stress nyinshi bibangamira cyane ibitotsi. Niyo mpamvu ari byiza kubyikuramo mbere yo kuryama, ukazabitekerezaho ku munsi ukurikira. Aha rero ni ryari, mbese ni ryari watabaza muganga? Ugereranyije buri wese agira umunsi ashobora kuryama akabura ibitotsi. Nyamara niba bikubaho buri gihe, buriya hari ikitagenda neza mu buzima. Niyo mpamvu rero icyo gihe wakwitabaza muganga, kuko ubundi iyo ikibitera kivuyeho ibitotsi biragaruka. Reka ngushimire wowe wabanye natwe muri iki kiganiro. Uyu ni umusozo w'iki kiganiro. Reka ngushishikarize kuzadukurikira mu biganiro bindi turimo kugutegurira by'ubutaha tuzagenda tubagezaho. Niba uri mushya kandi utarakora subscribe, reka nkwibutse kandi ngushishikarize kubikora kugira ngo utazacikanwa n'ibiganiro byacu by'ubutaha. Niba warabikoze kandi, reka mfate uyu mwanya ngushimire cyane. Ni iby'igiciro kubana natwe. Turabashimiye. Bye bye, naho ubutaha.